munze kubibwira abantu ubundi Yesu ntabwo yasize idini, ntabwo Yesu yashinze idini, yashinze a lifestyle. Niyo mpamvu ba Paulo n'abigishwa ba mbere ntabwo bitwa Paulo. Iyo atanga ubuhamya bwe aravuga ati muranzi kera natotezaga abantu b'iyi nzira, babitaga people of the way, kuko Yesu we yasize inzira y'imigendere, uburyo tubaho. Nibyo nyamwira abantu twiga ibintu bya misiyoloji cyangwa gukwirakwiza ubutumwa bwiza. Umuntu umwe yabyanditse neza, ariko yabyanditse mu Cyongereza, arabona bibwiraga ejo aho twari twateranye, mubwire nti uwo ngo yaranditse aravuga ngo ubundi Yesu he left a way of life, yasize inzira y'imibereho. Hanyuma ngo the Greek took it and made it a philosophy. Abagiriki barayifata babihindura ibintu by'impaka z'amagambo. The Romans took it and made it a political system. Abaroma barabifata babigira system politique, kuko burya uwinjize politique mu itorero ni Constantine. Mu mwaka wa 303 muri icyo gihe cya 303 na 4 na 5 kugeza kuri 10, Constantino yatewe n'abantu bari bavuye muri biriya bihugu. Constantino yari umwami w'Abaroma, aterwa n'abantu abo bitaga ababarubari, bari baturutse muri biriya bihugu. Ubishyize muri iki gihe byari nko muri biriya bihugu bikera birimo za Czech Republic na za Romania, muri ako gace byahoze ari Yugoslavia kera, muri ako gace babitaga ababarubari. Agira ubwoba bwinshi, ariko nyinjoro ararota, kandi icyo gihe batotezaga abakristo. Arota umusaraba, n'ijwi riramubwira ngo iki kimenyetso nicyo kizagutsindira. Noneho afata ubundi ingabo z'Abaroma cyazigendaga imbere, icyo bitaga aigle romain, the Roman eagle, yari kagoma itanze amababa nk'iriya iba ku idarapo y'Abanyamerika. Arayihindura, avanaho kagoma ashyiraho ikimenyetso cy'umusaraba, aragenda arwana nabo barubare, arabatsinda. Ahita atanga itegeko aravuga ngo guhera uyu munsi ubukristo buhindutse idini ya empire y'Abaroma. Icyo gihe nibwo n'abapagani bahise binjiramo, n'abatizera n'abagira bate, kuko yabigize itegeko. Ndetse biratangira idini na politike biravanga. Abapapa akaba aribo bashyiraho abami, ubundi abami akaba aribo batoranya abapapa, bihinduka gatogo. Niyo mpamvu yavuze ngo byageze i Roma, Abanyaroma bihindura a political system. Ariko ubundi Yesu yari yavuze ngo ibi ni inzira y'ubuzima, ni imibereho, ni lifestyle. Abagira iki babigize ibintu murabizi, abagira iki bakundaga impaka. Uribuka Paulo ageze muri Atenayi, aho mwarego Paulo baravuze ati nimuzane uriya munyamagambo tujye impaka. Wewe uzabona abantu babagira iki hano no mu itorero babamo bakunda kujya impaka. No, ibintu by'Imana ntabwo babijya impaka. Nuzana ibijumba ntuzabanze kunyisha akamesitiri y'ibijumba, uzabiteke neza bishye, ubinzanire n'ibishyimbo cyangwa n'isosi yindi n'ingi ibijumba, ariko w'impaka mesitiri y'ibijumba. Ntabwo nkeneye kwiga shimi y'ibijumba, nkeneye kubirya. N'ibintu by'Imana rero niko bimeze. Hari abantu bajyaho akamenya kujya impaka, ariko ngo babanyabwenge ngo baje kuramya Yesu ngo bitwaga abandi. Ubwo Bibiliya itabise amazina wiyambaza. Ariko buriya ngo umugore wa Kayini ngo yari yaravuye hehe? Ibyo ni impaka. Wowe gusa fata ibikureba, ibya Kayini ubyihore. Ariko hari abantu bagine babagira iki nyine ngo bagira iki, bashaka ubwenge, ngo Abayuda bagakunda ibimenyetso, bose bafite abuzukuru. So ngo bagira iki, barabifasha babigira impaka. Abaroma bibagezeho bayihindura system politique. Biragenda bigeze mu Banyaburayi ngo babihindura idini, batwambika amakanzu, bashyiraho n'imikandara, bashyiraho biriya byose ntabyo Yesu yasize. Nabambi ntabwo ari ukubabeshya. Bashyiraho na za pulpiti, bashyiraho n'ahinjirwa n'ahatinjirwa, ugasanga pastori yari imbere y'umukristo. Turabitondeka, dushyiraho n'ibitabo by'amasengesho n'ibindi. Ntabyo Yesu yasize. The way of life. Ushobora kumenya gusoma igitabo cy'amasengesho, ariko wagera hanze ugasanga ndi umupagani. Kuko ubukristo ntabwo ari ukumenya gusoma igitabo cy'amasengesho. It's a way of life, ni uburyo bwo kubaho. Amen.
niho rero ngo yaravuze ngo ngo biragenda ngo bigeze mu banyamerika ngo babihindura business. Ubu muzarebe biriya kura yo gufata ibintu byose tukabihindura business byavuye muri bare ba televangeliste b'abanyamerika. Ngo biba mu murimo wanjye ngo Imana iguha umugisha, ngo uzazane ngo ngusengere ngo Imana igutuburire. Aweze Imana ninde wakubwiye ko yananiwe kuntuburira ntaje iwabo? Uri muri umuna wayo. Ari igihe umuntu avuga ukagira ngo ni petit frère w'Imana. Umva mujye mukora ibyo Imana yababwiye, hanyuma ibindi byose Imana izakora ibyo yabasezeranije. Amen. Hanyuma rero ngo bigeze muri Afurika, urabizi muri Afurika twebwe twarabifashe tubihindura dance. Umuntu araza akakubwira ati twebwe mu rusengero rwacu turabyina kabisa, ati niba mutabyina buriya ntabwo muba mwuzuye umwuka. Azigiye muransetse. None se iyo usinziriye urabyina? Ushobora kuryama nuzuye umwuka, niyo nsinziriye mba nuzuye umwuka. Nusanga sakabaka isinziriye, nuyikomanga izahita izamuka ijya mu kirere kubona isakabaka. Niyo isinziriye iba yuzuye ubusakabaka. So niyo nsinziriye niba ndyamye nuzuye umwuka, niyo nsinziriye mba nuzuye umwuka. So ntabwo ari ngombwa ko nkoma amashyi nkabyina ngo nuzure umwuka. Oya, nuzuye umwuka ko niko ndi. Ariko hari ibyo abantu bakubwira ngo twebwe ngo dusengera mu itorero ry'umwuka, ngo nkagira ngo safa cyo nzabyemera ko musengera mu itorero ry'umwuka. Umunsi muzambwira ngo iremera ni mu itorero ry'umwuka, nzabwira nimbona koridoro yahindutse. Petero yuzuye umwuka umunsi umwe, ku munsi wa Pentecote 3,000 birakizwa. Muri koridoro nta 3,000 birimo. So umunsi tuzuzura umwuka rimwe, uzacya mu gitondo iyi zone y'imbere yacu yahindutse, nibwo nzabyemera ko twuzuye umwuka. Kandi nanjye sinisuzugura ngo nta mwuka mfite, oya ndabizi. Ariko ntabwo ndanyurwa, kuko twuzura umwuka ngo ibintu bihinduke, ntabwo twuzura umwuka ngo tubyine. Iyo tugenda tukajya hariya hanze, reka mbereke impamvu mbabwira ibi ngibi. Iyi zone turimo ikeneye kuzura umwuka. Urebe hano haruguru ntabwo ukeneye kugenda metero 500. Hari amatorero hariya hirya, hari Nazarene iteranye igikari na Healing Center, iteranye igikari na Beteli hariya haruguru, bateranye igikari na Christus. Si amatorero ane ndeba mpagaze hano. Hano duteranye igikari na Apostolique, hepfo duteranye igikari na Miracle Center. Wakwigira hirya hakaba badive. Si amatorero ane, amatorero 8. Hanyuma nahindukira nareba hano imbere nkabona koridoro yuzuye indaya n'abanywara umogi. Nkabwira nti ubu ngubu nta mwuka uhari. Ntaho uhari rwose. Mureke tuve mu bintu by'amashyengo. Ntabwo Yesu yadutumye gushenga, kuko ubu Kristo it's a lifestyle. Ni ibintu bigaragaza impinduka, ntabwo ari ibintu by'amagambo. Tujya aho ngaho hano twuzuye umwuka, muzaziremera mwumva ukuntu twuzuye umwuka. Mumbabarire, agasaku gakeya n'umwuka mwinshi. Ukizatubwira ko twuzuye umwuka ni change izabaha. Iyo umwuka yaje nta nubwo ugombera guhendahenda. Niyo inkuba ikubise ntabwo ibyinirira ibiti ngo ibwire ngo ngiye kubakubita mwikubite hasi. Iyo inkuba ikubise ibiti biragwa. Iyo umwuka amanutse isi irabimenya. Kandi ibi kubibabwira so gupfobya ibyo dukora, we no kugira ngo mbatere umwete, mujye mugira inyota ya the real thing. Ubu Kristo bwa vrai, tari amagambo, butari gamboroji. Ubu Kristo bwa vrai abantu babona bakavuga ngo bari abantu abana na Yesu. Amen. Abigishwa ba Yesu, reka ndangirize kuri cyo noneho mbahe ibintu 7 mu buzima bwa buri munsi. Abigishwa ba Yesu buzuye umwuka. Yerusalemu yose irabimenya. Abatambyi bagira ubwoba, bafata ba Petero n'abandi barabakubita, baravuga ati ntimuzongere kwigisha muri ririya zina. Atarumva rero tubabwiresha, ntabwo mushobora guhakana ko bari abantu bafite imbaraga. Bahagurikije umuntu umugaye. Uriya muntu wajyaga yicara ku muryango w'urusengero bahagurukije, ntimushobora guhakana ko byabayeho. Ntabwo bari baririmbye, nta korasi bari bateye, ntabwo basirimbye, bahagurukije ikimuga kimwe. Abantu baravuga ati hano hari imbaraga. Barangije ngo barigisha. Mu gice cya 5 batambye baravuga ngo umva tubyumvikaneho, aba bantu bujuje Yerusalemu ibyo bigisha.
mu cyongereza bavuga ngo you've saturated Jerusalem with your teachings. Mwarayipompye murayuzuza nk'upompa balo. Hanyuma ngo bamwe bakaba ariko ubundi bariya basuka ubwenge babukuye ko batigishijwe, ngo bibuka ko babanaga na Yesu. Baravuga ati niyo mpamvu bariya abantu babanaga na Yesu za mbaraga yarazibasiye. Kandi izo mbaraga ni izacu, niko Petero yavuze. Izo mbaraga ni izanyu n'iz'abandi bose bazabakomokaho bazakurikiraho. Mureke dushake ubukristo bw'ukuri, butari ubw'idini, butari ubw'idensi, butari system, butari speculation, butari impaka z'amagambo, ubukristo bw'ubuzima. Amen.